kuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda, n'abari abandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya baje. Chers frères et sœurs, le vent se lève, le silence pèse, il faut qu'on rêve. Nos chaînes brisées, elles ne tiennent plus. La liberté nous appelle, viens, t'en penses-tu? Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Les larmes coulent, la terre en sang. Nos mères pleurent depuis trop longtemps. Le poids des ombres brise nos corps, mais l'espoir gronde, il est plus fort. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Regardons l'horizon, un ciel enfin clair. Une Afrique debout, sans chaîne de fer. Des voix unies qui disaient jamais plus. Le tyran tombe et l'avenir s'ouvre nu. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Debout marchons, frappe le sol, contre la nuit, contre ce contrôle. Nos voix ensemble, un seul éclat. Kagame doit partir, il ne règne plus sur nos pas. Umunsi rero kuri iki gicamunsi nifuza ko tuganira kuri rubanza rwa Eugene Rwamucyo. Hari byinshi mwumvise, hari byinshi byabaye. By'umwihariko njyewe ndaza kwibanda ku muntu mwumvise muri ruriya rubanza. Muri ruriya rubanza hari umugabo waje aje bamuzanye ngo aze gutanga ubuhamya ngo aze kurega cyangwa se aje gushinja Eugene Rwamucyo. Ahageze aravuga ati byose ni ibinyoma, arabigarama. Mu buhamya bye cyangwa se ibyavugiye mu rukiko mwumvisemo umugabo witwa Karenzi Theoneste. Bavuze ngo no umupolisi, bavuga ko ngaho ari umupolisi witwa Karenzi Theoneste, akaba ari we mbese mu by'ukuri ushinzwe gutoza abo ngabo baza gutanga ubuhamya, abo babeshya.
hari umuntu duhaye igitekerezo ahangaha aravuga twumvaga ikinamico bakavuga ngo umutoza w'abakinnyi uriya nawe niyo mutoza w'abakinnyi. Ndaza kumubabwira nk'umuntu umuzi neza cyane. Nawe numva iki kiganiro uraza gusanga ko urugamba turaruje. Karenzi Theoneste wo ku Kibuye wahize abantu akica abatutsi akica abahutu ku Kibuye, yarangiza akaba ari i Kigali ashinzwe ngo ishami ryo kutoza nyine abo bajya gushinja, ariko noneho akaba ari gushinja Eugene Rwamucyo amushinja ibyabereye i Butare, kandi Eugene Rwamucyo aturuka mu Ruhengeri. Ikibazo ni rusange, ikibazo ni iki kirareba igihugu cyose. Kuko ngo buri wese ahangaha yagombye kuba afite umwanya ahagazemo, avuga ati ngewe tufate nk'umukino, ese ngewe ndakina kuwuhe mwanya, ndakina kuwuhe mwanya muri ibi bintu biri kuba, ibi bintu tubona, ngewe n'uruhe ruhare rwanjye. Turaza kwibaza ikibazo kivuga ngo ariko ubundi iyo umuntu ashinjwe jenoside abanyarwanda cyangwa se abandi basigaye babyifatamo bati. Turabaza turebe uburyo ki babyifatamo, ibyo twakwita ngo ni adaptive strategies. Hanyuma nituza kurangiza turaza kwibaza ngo ariko subundi bagakwiye kwifata gute, kuko mbirebye ngewe mbona uko bifata atari ko bagakwiye kwifata, ntago ariko bagakwiye kwifata. Mbere yuko dutangira mu iki kiganiro ariko ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi gire gukora nemaze kubivuga, no munsi wa 22 twibuka jenoside nyine ikorerwa abahutu. Uyu munsi by'umwihariko tukaba tuzirikana abahutu biciwe mu nkambi ya Chimanga. Ndagira ngo rero tubanze mu byukuri nyuma yo kumva icyo ikirango turagaruka tubaze duhere kuri iryo jambo twibutsa ubwo bwishanyi bwabereye mu nkambi ya Chimanga. Hanyuma nitugaruka dutangire ikiganiro cyacu. Ikiganiro ntabwo nifuza ko kiza kuba kirekire, cyakora hagize nkuza gushaka kubaza ikibazo yaza kukibaza nta kibazo. Mu buryo murabuzi hari ya telefone yanjye ushobora no kunyohereza ubutumwa kandi mu gikari hanyuma nkaba nakwinjiza. Ubwo rero nizere ko turi kumwe kandi nizere ko mutambuze ngo mwigendere, mukomeze muze tubane dukomeze gutanga wa muti w'uburozi, umuti urogora abarozwe n'ikinyoma. Ibintu by'iwacu ko mugenda biba na cyane cyane bibere muri zino manza bigaragaje byinshi. Murabona ko umuti w'uburozi cya kinyoma kiracyari cyose. Birababaje mu gihe wowe twatekereza ko wenda hari n'abagenda bahumuka, ariko ugasanga n'umuri baracyagendera kuri cya kinyoma. Bya bintu barambwiye numvise ko nta muntu umwe n'inshabwenge ugasanga ntago bashiri kubute ngo bajye gushakisha ukuri, akaba bakigendera ngo barambwiye ngo, nyamara twamaze kumenya twebe yuko ibarambwiye bwari uburozi badushyiragamo yari amanyanga. Uyu munsi wa none aho tugeze tugomba kurwanya iyo ntambara yo kurogora abo bantu. Ngaho rero reka ngaruke tubyinjiremo byose. Njye mbahaye ikaze, nitwa Gahunda Chaste nkuko bisanzwe. Tugaruke rero tubaha nyine ikaze kandi tuzitangirira kuri bihangingo. Ariko mwebwe mwageze hano mu rubuga reka tubasuhuze nkuko bisanzwe. Hari uwitwa Chelsea niwe wahageze mbere atero abewe nawe arahari. Ikinamico umutoza w'abakinnyi abandi bavuga ati iyo twumvaga ikinamico harabavuga ngo umutoza w'abakinnyi ari kanaka, ari utwikaje nawe arahari. Abandi mwereka babazwe ntawe nshinja nta n'uwo nshinjura, tubiharire ubutabera. Ubutabera yubonye ko buri kubogama nta mpamvu wabura kutagira icyo bivugaho. Ikintu nino cyo kuvuga ngo nta ushinja nta n'ushinjura uwo ntacyo ukoze mu byukuri ntibishoboka. Niba utamushinja nuko ntacyo ufite cyo kumushinja, nta mpamvu rero kutamushinjura. Ntabwo bishoboka. Ntushobora kuvuga ngo ntushobora kuba netre igihe ari injustice, nta na rimwe ushobora kuvuga ngo uraba netre. Hanyuma rero reka turebe ikiganiro cyiza Monsieur Chaste. Question de curiosité. Tu mets le rouge à lèvres? abewe barambaza niba nshyiraho rouge à lèvres. Oya ntabwo nshyiraho rouge à lèvres, ibintu mwagira tukura, ariko biraterwa na none na effet z'urumuri cyangwa z'iki.
hari n'amarido atukura mu by'ukuri uretse ko mutari kuyabona byose rero biri reflector na cravate itukura buri harukuru bigenda bikururana naho ndi iminwa yanjye cyangwa iminwa yanjye iratukura bo sawa hanyuma gisenyera nka Claude nawe arati mwiriwe neza basangira ngendo i Burundi turabatashya komena cyane abe watigera amahoro mushinga ntaye Claude Beatrice Umuhoza nawe ati tugire ikiganiro cyiza mwese rero reka mbaye ikaza ariko ntago twabura kubanza nyine kwibuka aba bagenzi bacu biciwe mu nkambi ya Shimanga turimo turaganira kuri genocide ikorerwa abahutu yahinduye isura wikabikomereje muri buriya buryo bw'itangaza makuru cyangwa se bwitwa ubutabera ngo n'ubucamanza aha niho bigeze ubu ngubu mugomba rero kubimenya ntabwo bitandukanye uyu munsi wa none ni tariki 22 z'ukwezi kwa 10 tukaba twibuka genocide yakorewe abahutu ku munsi wa 22 kwezi kwa 10 kugira imyaka minsi 31 munsi 22 buri munsi tuba dufite icyo twibuka tuzirikana uyu munsi turazirikana by'umwihariko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu nkambi ya Chimanga byagenze biterero ku itariki 22 ugushyingo 1996 imitwe ya FPR inkotanyi yishe impunzi z'abahutu ziri hagati ya 800 n'igihumbi mu nkambi y'impunzi ya Chimanga na hafi yayo mu birometero 71 mu burengerazuba bwa Bukavu igihe inyeshyamba za AFDL hamwe n'ingabo za FPR zageraga mu nkambi ya Chimanga impunzi z'amagana zari zirambiwe guhunga cyangwa se izari zinaniwe zidashobora gukurikira abandi mu misozi zahebeye urwaje zitegereza ibizababaho itsinda rya mbere ry'abasirikari ryegereye inkambi risaba impunzi guteranira hamwe maze ryizeza impunzi umutekano hakozwe urutonde abagabo batandukanyijwe n'abagore n'abana maze abasirikari basubira inyuma bavuga ko bagiye kuzana ibiryo aha turavuga abasirikare ba FPR bafatanyije na AFDL muribuka ko ari ryashyira hamwe ry'abasirikari wa mutwe wa Kabila mukuru Laurent Désiré Kabila abasirikare babanje gutera ibyuma abana bari mu mashitingi maze mu kanya gatoya humvikana ifirimbi maze abasirikari bari bagose inkambi barasa impunzi imirambi irenga 600 yabaruwe na Croix Rouge yaho Padiri Jean Claude Buhendwa yishwe agerageza kurwana ku bana bicishwaga bayonete rero umupadiri wa Burare wari kumwe na Padiri Buhendwa avuga ko umupadiri wa Paroisse Burare wari kumwe na Padiri Buhendwa avuga ko kuri uwo munsi abahutu barenga 2000 bishwe raporo mapping y'umuryango w'abibumbye yivuga ko uwo munsi impunzi igihumbi zishwe kuri uwo munsi ndetse n'iminsi yakurikiyeho izihunga ibihumbi by'impunzi z'abahutu zarakomeretse abashoboye guhunga barakurikiranywe babicira mu mudugudu wa Chimanga ndetse no hanze yawo biragoye kumenya by'ukuri umubare nyawo w'abahutu biciye Chimanga no mu nkengero zayo abicanyi bari bafite ubugome intwaro umugambi n'amategeko yo kwica umuhutu wese yaba akomoka mu Rwanda mu Burundi cyangwa se Kongo aha twakwibutsa ko n'amoko y'abakongomani atari abanyamurenge yose yafatwaga nk'abahutu bityo nabo baricwaga niyo mpamvu ari genocide yakorewe abahutu atari genocide nyarwanda bose tubibuke duharanire ubutabera aha ngangira ngo murabyumva ni genocide ikorerwa abahutu ntabwo ikorerwa abanyarwanda nuko ngo nundi wese ugaragara nk'umuhutu awaricwa sukuba kuri umunyarwanda umuhutu umurundi umuhutu umukongomani kuko bakongomani bari babafata nk'abahutu abo bose baricwa nuko ngo ikigamijwe no kurimbura witwa umuhutu inyoko hutu nyoko mputu kuyirimbura mugambi wizwe neza uteguwe neza ndetse kikwereka ko ari umugambi uteguwe neza nuko ufite uburyo unyuzwamo ndetse no kugira ngo ibimenyetso bigaragare bikagorana harimo gahunda yo gusibanganya ibimenyetso gutwika imirambo gukora ku buryo nta imirambo utazayibona gusugunya mu migezi ikatembana ibyo byose ni genocide ikorerwa abahutu aha rero yatangiye icyo gihe irakomeza nyuma igenda ihindura isura hari ukwica abo mu Abanyabyumba na Ruhengeri aho bamanutse hose bangerera babica ni kimwe hari ukurasa aho wageze hose ubwicanyi bwabereye nka za Kibeho muzi ibi byabereye muri Kongo bituri kuvuga ubu ngubu ari nayo ndirimbo twatangije mu kanya uriya musore aririmba ati inzira ndende ntazibagirwa uriya musore aho ari ndamusuhuje twarabanye cyane twagendanye urugendo inzira ndende ntazibagirwa hanyuma kandi nyuma yaho haza noneho ibindi ibihindura isura
kigaragara ko ari umugambi wizwe neza, bigahindura isura noneho bikanyuzwa noneho mu kiswe ngo ni ubutabera, ngo ni ubutabera. Ubwo butabera rero bufata abantu bose bakabagira abicanyi, barangiza bakabona uko babica, bakabona uko bashyira nyine mu nkiko. Urumva nyine ni ibintu byizweho neza, ni ibintu byatekerejweho neza. Ndabibutsa ko mbere yuko FPR itera baricara hagati yabo baravuga ati ariko se ubundi turamutse tugize n'amahirwe rero tugafata iki gihugu twazakiyobora dute hagati y'abari abahutu bangana kuriya, ko twazagera byanze bikoze bikaba ngombwa ko dukora amatora, bari abantu bangana kuriya tuzabigenza gute kugira ngo tubayoborane igihugu. Inyumbaro Yiziya arababwira, abenshi muzi Inyumbaro Yiziya nk'umubyeyi uvuga akajwi kabeza ukuntu witetesha wayamu n'akana keza rwose gafite umutima mwiza. Ariko niba watanze igitekerezo aravuga ati ariko iyo majority yanyu muvuga, ati iyo majority muvuga ati ngewe wampa ubutegetsi imyaka 10, ati majority naba nayigize minority. Ibyo niyo gahunda bigamijwe. Wa wundi bibaza ngo ari kubundi ngo abahutu babicira iki, nicyo kigamijwe. Kuko bazi ko byanze bikunze à la longue societe kwikura, uko umuryango ukura, byanze bikunze abantu bagenda baharanira ubwigenge n'ubwisanzure. Niyo mpamvu rero habonetse abantu ngabo bavuga bati dushaka kwica cyangwa tugira gute, babikora vuba cyangwa bakabikora systematically kugira ngo icyo gihe nikiza yakugera bazabe baramaze nibura kwica umubare mwinshi w'abantu bashoboka. Aha rero ubwicanyi bushobora gukomeza igihe kiri cyose, abicwa bataramenye ko bari kwicwa, cyangwa bakaba batazi ko bari kwicwa, batazi impamvu bari kwicwa. Ko niko kazi kacu, kubereka ibimenyetso bigaragaza ko iyi ari genocide ikorerwa abahutu kandi yakorewe abahutu guhera icyo gihe. Ni muri ibyo rero by'ubutabera cyangwa se by'isuzutamanza, ni muri iyo gahunda baravuga bati reka turebe abahutu bashobora kuba bafite ijambo, abahutu bashobora kuba bafite icyo bimariye, abo maze tubatsiratsize. Icyambere harimo kubabuza ijambo no kugira ngo n'umuhutu wari wese aho yarari none acengere mu mwobo ajye kwihisha. Hanyuma kandi n'undi wari ufite washobora no kumuvugira abicikeho, abandi biyambura ubuhutu. Icyo ni genocide ishobora gutuma abantu biyambura abo bari bo kugira ngo babashe gusurviva cyangwa se babashe kurokoka. Ni umugambi wiswe neza ugaragara. Ariko rero nanone ntabwo uwo mugambi ushobora guhagarikwa abantu batabigiyeho inama ngo babanze babyumve bahuze umugambi. Iyo niyo gahunda turimo, niyo gahunda ndimo. Mwabyumvise rero no bwishaje bwabereye Shimanga, hapfuye abantu benshi cyane, kimwe no mu zindi nkambi hapfuye abantu benshi cyane. Reka twinjire mu ngingo nyamukuru y'umunsi. Eugene Rwamucyo amaze azamara ukwezi ari kuburana, urubanza ruracyakomeje. Haragiye murabizi bari abagotiye n'umugore we Dafroza biyemeje ko byanze bikuze ngo bagomba guhiga ngo abahutu ngo bakabatsiratsiza. Hari ikintu byanyibikije mu kandi ndibuze kubabwira. Ubu ari wogotiye ari nabo bafatanyije, ari n'aya mashyira hamwe yitwa ama association, abo bose icyo bagamije ni kwinjira muri wa mugambi wo gutsiratsiza ukitwa umuhutu, wo kumara umuhutu, wo kumwica ku buryo bwose bushoboka, physiquement, mentalement, psychologiquement, umuntu ntazogera kubaho. Ibi byatangiye bamukura mu itegeko nshinga. Mu itegeko nshinga bakuramo umuhutu, hasigaramo abahutu, abatutsi. Umuhutu abaribagiranye. Nukuvuga ngo aho ngaho cyinshi bishatse kuvuga no kuvuga wamaze kumusiba umuntu ntakiriho. Bityo ni umugambi mwiza, numara kumwica, nujya no kumwica ntabuza avuga ngo ntabuza azakorega iki se kandi wisha umuntu utariho. Urumva ikibazo? Ni ibintu byatekerejweho. Itegeko nshinga reka riveho, rivukurwemo umuhutu. Hanyuma none nitunamwica nta uzamutubaza ko umuhutu azaba atakibaho. Ibintu byiswe neza, ni genocide iteguye neza. Hakazaho rero icyo kiciro noneho cy'ubutabera cyangwa se byiswe mu butabera ucamanza. Yahereye mu Rwanda bahera bafata agacaca, bafata abantu bose barafata, barabanza barafunga bose babashyira muri gereza. Uje natanze ubuhamya nerekana ko umuntu umwe yafunzwe, abantu nibura 25 bose babafunzwe bamushamikiyeho. Umugore n'abana ntabwo bongera kusubira mu ishuri birangiye uburo byumva. Umugore akava kugaza kugira ngo ajye ateka hegemure. Abagore b'abahutukazi barabise ngo nzamugwa inyuma, akirirwa yikoreye indobo agemuye. Yagira n'ibyo bijyo kenshi nto bimuhe, cyangwa akashobora kugemura iminsi 5 nyamara umuntu yarapfuye, hashize iminsi 5 yarapfuye, no kugira ngo bamuhe umurambo akagomba kugura. Ibyo no guhamya bufatika bwo muri komine Mabanza, cyahoze ari komine Mabanza.
aho abantu bagendaga bakabafata bakabafunga bakabica, none no kugira ngo baguhe umurambo ugomba gutanga amafaranga, umurambo nawe ukawugura kugira ngo ujye kuwushyingura. Ibyo ni ibintu byabaye. Abagore barabaye ngo nzamugwa inyuma ya ndobo, ahetse indobo yikoreye indobo kuva ku munsi wa mbere kuzajya ku munsi wa nimushaka no kumenya no igihugu nyine gipfa cyambere ibyo byo kubakenesha no kubicisha no kubahoza mu nzira, amaguru agashya, murakajya genda ibirometero 30, 10 mu gitondo na 10 ku mugoroba, ejo nugirira meme shows 10 mu gitondo 10 ku mugoroba, hazahinga nde? Ntawe. Abana bakahinduka za mayibobo. Genocide ikorerwa abahutu. Hari iki kiri ijambo rya genocide kuko ryumvikanye nabi kandi nyamara rifite ibisobanuro bifatika. Abantu bumvise ko genocide ari gufata umuhoro ugatema, ndetse hari n'abazi ko hari n'abakeka ko gufata nk'imbundu karasa abantu nka biriya FPR yikora cyo byo bidashobora kuba genocide, kuko bazi ko genocide ari ukwica umututsi. Nuko abantu babyumva. Imitekerereze yaje gutyo muri cya kinyoma gikomeye, kinyoma kirimo ubuhanga buhanitse. Igihe rero kirageze ngo ibyo byose tubishyire hanze, tubikubite hasi. Abo bose bagiye babigiramo uruhare wo gushaka kugira ngo batsiratize inyoko mputu. Hari babikoraga mu rwego rutandukanye, mu nzira zitandukanye. Hari abo bumvaga bari kwihorera ko bati ababyeyi banjye barapfuye, abana abo tuvugana barapfuye, nanjye ibyo bihutu ndamutse nanjye nishe uko bishoboka byose ati byaba byiza. Akumva ngo bari kwihorera. Ariko bitandukanye no kwihorera. Guhora ni iki? Ubundi guhora ni ukwitura inabi uwayikugiriye. None se uri gufata abantu ukarura mu magereza abandi ukica kandi atari bo bakwiciye, urumva se ari uguhora? Ntago ari uguhora, ubwo ni ubugome. Urimo urakora icyaha cy'ubugome gusa, cyaha cy'ubugome watekereje kandi wagambiriye. Birakomeza birangiye ibyo ngibyo bati bashyiraho gacaca ziragenda zigufata n'abandi bari barasigaye. Abahutu bari bagifite akabaraga ku murenge, bashobora kuba bakwikorera akazi, bashobora kuba bahinga bagahingira abana babo. Abo nabo barongera barabafata bose barabafunga. Kwa mu gice cya mbere iyo ni batch ya kabiri, barabafata nabo barabafunga bakubitamo bose, bakata imyaka hagati ya 15 na 30 na 29. Abantu barakatirwa n'umunsi wa none bacyarimo. Baza no kureba basanga ngo baribeshye, bamwe bagenda bakaya babihindura bakabigira za burundu. Nta kimenyetso na kimwe, bagendeye ku muntu gusa waje akarira akoresha ya strategie. Hari manipulation ya emotion, manipulation. Kaza umuntu akiriza kubera ko nta uvuga, nta ushobora kumunyomoza, bati umuntu hamwe n'icyaha, bagakubita muri gereza. Ibyo birarangiye. Bimaze kurangira bati none hari nabandi bageze hanze mu bihugu byo hanze, turabigenza gute? Ko gacace tambuka umupaka, turabigenza gute? Batireka bari bagize amahirwe bafite urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Baragoragoza wapi biranga. Baragoragoza biranga. Bati bagosora ni servo ya genocide, basanga wapi byanga ntibimufata. Ariko kugeza n'uyu munsi wa none ndabona ibinyamakuru bikibyandika ngo bagosora ngo ari servo ya genocide. Ibintu by'uburozi, mwumve ibyo bintu by'uburozi bikomeza gusikira mu bantu. N'uyu munsi wa none umuntu agaterura agafata inkuru avuga yuko bagosora ngo ari servo ya genocide. Ejo bone mu minsi yashize mwumvise uriya musaza witwa Mbanda, Daniel Mbanda. Subwa mbere zamugarutse ariko ni nk'ubwa kabiri nigeze kumuvugaho n'ubushize. Mbanda ejo mundi yavugaga ko avuga kuri Ngirumpatse Matayo. Avuga kuri Ngirumpatse Matayo cyane. Avuga n'ibyabaye, avuga na Habyarimana ati bari ababyeyi. Ariko ntago ari ubwa mbere Mbanda bivuze. Mbanda yavuze no kuri Bagosora. Yigira kuvuga atari ku wundi Bagosora arazira iki? Bagosora afungiwe iki? Ati Bagosora yaradukishije. Mbanda ni utanga ubuhamya ati ntago kandi singe mututsi nge nyine yakishije. Bagosora akishije imiryango 16 y'abatutsi. Ni servo ya genocide. Waba servo ya genocide ute kandi uri gukiza abo bantu bari gukorerwa genocide? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ibyo ntibibaho. Hitler muzatwereka ahantu Hitler yakishije wenda abayahudi, dore ko ibyo byabaye mu Rwanda mujye mubigereranya n'ibyabaye ku bayahudi. Kandi nta naho bihuriye. Ntaho bihuriye. Mu Rwanda twibereye mu bantu bishakira ubutegetsi, bagabye ibitero, abayahudi mwumva bafata intwaro ngo bajye kurwana.
abayahudi barahohotewe kubera uko bimereye abantu baraza abanyarugomo barabica. Ariko ibyabaye mu Rwanda ni ibindi bindi. Turi muri cadre y'intambara, turi muri context y'intambara, abantu barwana, tukaza kugira ibyago, ari nayo mahano, ari nayo umusara wa mugani wa Kizito, tukaza kugira ibyago, iyo ntambara ikaza kwisanisha n'amoko, aho umututsi uri mu gihugu yumva ko byanze bikunze afitanye isano n'abari gutera, ndetse agafata abana be akabohereza mu Nkotanyi. Umuhutu nawe uri mu gihugu akumva rwose intambara irabaremyeje, agafata abana be nabo akabohereza mu Nkotanyi. Bivuze iki? Bivuze ko ngewe nshobora kuba nakinaga n'undi mwana aho ngaho ku kibuga dukina cyangwa twiga dusangira, ngewe nkajya muri refare, uwo mwana we akajya mu Nkotanyi, uvuga ngo tugiye kurasana. Mu by'ukuri ese ababyeyi bacu bo bazasigara barebana neza? Cyane ko byari bizwi ko abatutsi hari bamwe mu bantu bamaraga guhaga urwagwa, akavuga ati umwana wanjye atari ku rugamba ashaka ari gutsembatsemba Inkotanyi. Hakagira undi nawe avuga ati shanga murazitsemba se muzazishobora, ati natwe abacu bariyo sha. Ukumva hajemo icyo kintu cyo guhangana gutyo. Nta nubwo byarengagaho abantu bumvaga bimeze nk'urwenya. Tellement situation yagiye yiyamvera iba mbi cyane gahoro gahoro, ariko byatangiye abantu babona ari nk'ibintu bitagomba gutuma abantu bagirirana n'umunabi. Bigenda bizamuka bityo. No, ubwo rero tuvuye kuri ibyo ngibyo, Arusha baragerageza bafata abantu barura mu magereza n'uyu munsi none abantu kandi barengana. Muri icyo gihe habayeho ishami ryitwa ngo kurengera abatanga buhamya n'aba victime cyangwa se abahohotewe. Iryo shami rikaba riri mu biro bikuru bya procureur by'ubushinjacyaha bw'igihugu, sibyo? Iryo shami niryo rishinzwe n'uyu munsi wa none, niryo rishinzwe gutoza abantu bajya gushinja. Kuko ngo baravuga bati leta iravuga iti FPR Kagame aravuga ati ngewe hari umuhutu witwa Mbarushimana Kariste uri mu Faransa, bagomba kumubona bamushinja. Iryo shami niryo rya executor, rya gushaka abantu bamuzi, bakabaza gukora list, bakabajyana muri locale, bakora locale, cyo bita locale. Locale murayizi, yabakinnyi ikipe igiye kujya gukina, muziko bashyira muri locale, barifata bakajya ahantu nko muri sare, nako ahantu nko muri hoteli, aho abo bantu bari bagakumira imyitozo gusa, ntibahure na Republique, ntibahure no hanze. Adahura n'umukobwa w'inshuti yakamurangaza, adahura n'ababyeyi be bakagira gute, adahura n'abakope be bakajya kunywa inzoga, maze igihe cya match kikazagera atari amforo. Abo bantu bakabafata bakashyiraho, bakabatoza ibyo bagomba kuvuga. Rero ni ugukora script, bakora script nk'ako kundi kinamico bayiga, bakaba babiteguye bati dore wowe uzavuga ibi, uzavuga yuko wari uzi kanaka ko yagize atya ko wumvise bavuga ibi, ntuzagira ikibazo, ntawe uzaguhohotera. Akenshi aba ari ibintu bidafata kabati. Ngewe nkabura dufata urugero kuri urubanza rwa Mucyo, umuntu akaza ati rwose ngewe urumva nani mfite data ariko numvise avuga ibi, kandi naje kumenya yuko, ukibaza uko uwo mwana w'imyaka 20 yari ari mu rwego rwo kumenya ibyo docteur yabakora cyangwa se kuba yabasha kumva, ntiyerekana uburyo ki cyangwa umwana w'imyaka 17 n'abari 15 akaza gushinja avuga ko rwose ibyo bintu yari afite capacity yo gutekereza, ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuba yagera aho abantu bahurira. Ariko ninde wo kubibaza uko bazi icyo kibazo? Ntawe, kubera ko bimeze nko hari nko kuburana urubanza rudeja rwamaze gucibwa, hamaze igihano cyaramaze gutangwa. Nuko ubwo rero ngira ngo iryo shami ryarakomeje muri Arusha, naho bateguraga bajya gushinja, bakafata abantu bakagenda bakabatoza ibyo bazavuga. Cyakora bakubitanya na zino nkiko, nibura Arusha mbona nkurikije uko bimeze, nubwo bwo Arusha itakoze akazi kayo cyane nkuko byagombaga, ariko mbona nibura yararushije abafaransa ibyo bari gukora, abafaransa b'Ababiligi. Nibura Arusha kubera ko rwari urukingo mpuzamahanga, n'abaregwa bayemererwaga kugira abavoka, akagira n'abanketeur, bagashakisha ibimenyetso, kandi bagakora kuko ntuza, agakora interrogatoire na contre interrogatoire, ku buryo abenshi bajyaga Arusha bagiye gushinja bavagayo babaye disqualifié, nabo bataza uko babigenza. Ndibuka hari umuntu ugenda gukura muri 1930, genda twaduhukunye muri 1930, hari umuntu ugenda gukura 1930 abamujyana Arusha ngo ajye gushinja ngo Colonel Renzaho Tarisisi,
umuntu w'umusore uraho menya ari na mayibobo hari mu mujyi aragenda mu mujyana ngo arusha ngo bavuye ko yari intera mu kandi ko yagiye mu nama ngo ya prefe yakoreshaga inama abantu abonye bari bo bose, aragenda hageze bati ngaho twereka renzaho yiyerekana umuntu wari waturutse niba ari muri Nigeria niba ari hehe baturamuzi neza ati ndamuzi cyane bamukubise mu ndege baramugarura. Numva n'uyu munsi wa none urebye ibikorerwa muri izi manza ziri Paris nagahoma munwa ku buryo ugera ukavuga ati ibintu ni biki. Reka rero tujye mu cyumweru byashize, umutangabuhamya bamuvanye i Kigali bamuzanye gushinja, araza hageze umutima uramujyana bati genda ndabihindura ibyo nari naravuze byose kuri Eugene Rwamucyo ndabihinduye kubera ko ngewe banshyizeho pressure barantorutiriye ati kandi ndagira ngo nawe musabe imbabazi ko naramubeshyeye. Umugabo aramwumvise arangije anasobanura uburyo ki yashyizweho iryo terabwoba. Nge rero ndagira ngo mbereke uwo muntu ushinzwe ibyo bintu byo gutera abantu ubwoba. Ndagira ngo abanyarwanda baciye umugani ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Sinzi niba bishobora gushyirwa mu bikorwa cyangwa se byagira gute, ariko nibura mu mumenyi uwo muntu, uwo mutoza w'abakinnyi, dore ko ari ikinamico baba bari gukina, ni muntu ki? Ndamubabwira nk'umuntu muzi. Uwo ngo uriya mutangabuhamya anamuvugamo mu buhamya bwe, aravuga ati hari umupolisi witwa Karezite Honeste. Karezite Honeste sinzi niba yarigeze aba umupolisi, sinzi niba agenda avuga yuko we ari umupolisi, ariko ntigeze aba umupolisi. Cyakora nzi ko yabaye Kadogo. Murabona abana mu nyuma y'intambara bahise bajya mu gisirikari bakagenda bishe n'abantu benshi cyane, nawe yisha abantu benshi cyane muri Mabanza, Segiteri Mushubati, Segiteri Ubuhinga, Segiteri Rubengera. Uwo mwana yisha abantu benshi cyane, benshi. Nyuma rero nanjye yari yarantumyeho kazanyica, ngewe yantumyeho kazanyica rwose. Ngo icyo dupfa nuko nge nari meme age na mukuru we, akavuga yuko rero ngo yambonye ngo yibuka mukuru we, kandi mukuru we yarishwe tariki 2 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022. Nigaga muri Kigali Institute of Education, irabita kiye cyangwa se hariya i Remera. Karezite Honeste aho ibiyuje kundi umupolisi witwa Safari narafunzwe ndafatwa ni histoire ndende, reka twe kubijyamo cyane kugira ngo bitaza kugira, ariko ndagira ngo mbereke we yaje kuza kunyiba kuri brigade, azanye no umupolisi bashaka kunyiba kuri brigade n'umuyobozi wa brigade atabizi, bazanye n'imodoka yabo mu byumve neza. Kare mu gitondo umupolisi wari kwizamaraza ati ngwino bakujyanye muri transfer ya hehe. Amahirwe nagize nuko indi kwinjira mu modoka, rega umuyobozi wa brigade abarinjiye ati uwo muntu muramujyana. Yari umusaza, imana izamuhumugisha, sizi bakiriho. Yari umusaza uvuye muri police communale. Murabona kera habagaho police communale n'inkotanyi zigifata iyo police communale yagumyeho kugeza mu mwaka 2001 ngira ngo. Police communale nayo barahindura nyine bayigira police nationale. Hari abantu rero baravuye muri police communale, akenshi bari abantu bari mu Rwanda, baba twita abasope, babaga mu Rwanda bari bamaze kwinjira muri iyo police nationale. Kuko police nationale hari n'inkotanyi, abavuye mu nkotanyi n'abavuye nyine muri iyo police communale. Umusaza ati uwo muntu mujyanye nibwo abansubizamo gutyo mbandokotse ni. Nyuma yaho yaje kunkorera dossier, yafashe igitabo anjyana amuhana n'umupolisi, tujya kuri parike. Arababwira ati umva ko mushaka kumujyana muri transfer, ati ngaho ufite imodoka ngo ni mu mujyane kuri parike bari ibaho uburenganzira. Ngiye kubona mbona Karezite Honeste turicaranye. Karezite Honeste n'umuntu tuziranye cyane kuko papa yari mu byamiro batisimu, ariko kubera ibyo bintu byo kumera amaraso menshi, kubera ibyo bintu yagiye muri ba Kadogo n'iki, arazamena amaraso menshi cyane, biragenda birarangira aba nk'umusazi. Icyo gihe ntumanga zandya amagi, yari yakoresheje terme ngo zandya amagi. Nge nanjye namutumye, nanjye nagiye gushaka abandi bantu bavuganaga nawe, ndagande ariko uriya muhungu bitebye. Umuntu arambwira ati uriya yaratunaniye, atura n'umusazi uriya byararangiye. Karezite Honeste nta uzi amashuri uko yayize, baramuteruye bagiye kujya kwiga Busogo, nta uzi aho yigeze arangiza école secondaire. Nawe ubwe ubimubaje ntiyabikubwira, nta diplôme secondaire ntumbaze bagiye. Aranje baramuterura bamushyira muri university IERK. Iriya university yitwa IERK abayizemo
mumbabarire, ariko birazwi neza ko nibura abantu bacitse ku icumu cyangwa se abo batutsi barokotse bagiye bahabwa amafavera adasanzwe ndetse no kugira no ku manota n'amanota bakabimura batinutse mu by'ukuri, ku buryo bose abayizemo bari muri urwo rwego rw'abacitse ku icumu bose bazamuka bahita bajya muri militaire. Akenshi bose babashyize mu mategeko, abenshi babashyira mu mategeko kandi bose barangiriza hariya mu bucamanza, mu bushinjacyaha. Nujya kuri site, reka ze mbereke, sibyo, reka tujye kuri site y'ibiro bikuru by'ubushinjacyaha, noneho turebe abo bantu bariho, turebe abayobora za departement cyangwa se abo twakwita abayobozi, hanyuma tugende tureba aho bize. Muraza gusanga bose ni bamwe, bose bize ahantu hamwe, vuga ngo bize ishuri rimwe ry'iki ryo gutoza abatangabuhamya. Urubuga mubona ngaha ni urubuga rw'ubushinjacyaha, NPPA, National Public Prosecution Authority, NPPA. Aya ni amashami yayo, mureba amashami, abayoboye amashami wabo, sibyo? Hari witwa Sejemba Ismael, uyu ngo ni ushinzwe ibyo bita economic and financial crime. Nuko ngo ni mbese ni ishami rishinzwe kureba ibyaha bijyanye n'amafaranga, finance, bijyanye n'amafaranga n'umutungo. Hanyuma hari witwa Muhongerwa Agnes, muramubona, ni ushinzwe ibijyanye na gender, ibyaha bijyanye kuri gender. Claudine Dushimimana ni directrice w'iki, nta nubwo bavuga icyo ari cyo, ariko nawe ari aho ngaho. Bose barasindana kureba mu kanya mureba aho bize. Amanda Claire Munyana nawe nuko ni executive secretary wa High Council. Grace Uwera, Administration and Human Resources. Uyu nguyu witwa Ainette Ingabire, Director of Criminal Records. Urebe. Hanyuma hakaza rero wa mugabo nshaka kubabwira cyane, Theoneste Karenzi, Witness and Victims Protection Unit. Uyu mu munote no turagarukaho mu kanya. Hakaza Jean Claude Gasasira, Director of Finance Unit. Hakaza undi ushinzwe monitoring and evaluation. Hakaza rero na Ngabonziza Samson ushinzwe ni Chief Assistant. Aba bantu mwabonye bose. Ahangaha buri ukritseho ugenda ubona amashuri bize, sibyo, ukareba aho bize. Uyu nguyu yitwa Sejemba ni nguyu nibyo, ego akaba afite diplome muri rya shuri ryabo ELPD ry'Inyanza, sibyo, ariko akaba afite na bachelor's degree yakuye hehe muri IERICA. Uwo ni uwa mbere, IERICA. Uwa kabiri Muhongerwa, ngira ngo ahangaha kuri abo bose n'umuntu mushobora gusanga nka batatu cyangwa babiri ari bo bonyine batanyura muri IERICA. Uyu nawe yize muri IERICA kandi nawe yize amategeko, urumva. Reka tujye kuri uyu nguyu Dushimimana Claude. Uyu nawe afite yego uyu yize icyakora Utrecht University mu Holland, yego akaba yarize na IELPD hariya i Nyanza, ariko ntabwo batubwira neza aho yakuye bachelor's degree, kuko hanga baratubwira ko afite masters akagira na postgraduate, ariko ntabwo batubwira aho yakuye reka da nawe ari muri Kigali Independent University, nawe rwose yabaye muri ya faculty y'amategeko, nawe muri IERICA. Abyumvise? Turakomeza. Amanda Claire Munyana yize he? Reka turebe. Nawe yize hehe muri ya nyindishuri ry'Inyanza, ariko kandi akaba cyakora uyu we yize Butare, yavuye muri University y'Butare. Abamuzi uko muratubwira. Uwo ni ubwo tubanye ko ari ntuza ya mbere. Hanyuma uyu yitwa uyu nawe yize hehe? Uyu nawe yize IERICA. Amwumvise? Yego. Tugiye kuri Annette Ingabire. Uyu nguyu nawe yize hehe muri IERICA, Kigali Independent University. Hanyuma tukagera muri ahangaha kwa Karenzi Theoneste nawe afite ngo degree yize muri IERICA. Uyu nguyu muzamumbarize ngo wize secondaire hehe, niyo university ya IERICA nge naramubajije, ariko ubundi diplome yawe ikuye hehe, ahita avuga ngo ntabwo yize. Donc ni ibintu by'ibipapirano gusa bagiye kwitaho ngaho, kubera ko n'abantu n'agatsiko k'abantu karaho ngaho. Uyu nawe uyu nguyu yitwa Jean Claude Gasasira,
we hize handi hantu we ntago hagaragaramo iyereka agomba kuba ariyo ntuzo yonyine niyo exception yonyine dufite. Hakaza Dieudonné Ingabire nawe ngo yize hehe, reka turebe. Oya, yize Butare, yize muri Université y'I Butare. Yego. Hanyuma hakaza Ngabonziza Samson we ngo yize hehe, reka turebe. Yego, iyereka Kigali Independent University. Okay, mwabyumvise. Ahangaha niho hatorezwa iki, niho hatorezwa do n'abantu batozwa gutoza bya bintu. Urumva n'abantu bamwe batorezwa ahantu hamwe. Mwibuke bya bintu tujya twamagana byitwa imiryango ARG do n'amashyira hamwe y'abana b'abatutsi barokotse bahuriramo ku ishuri barimo, bakajya gukora ibimeze nk'ingando, bakajya bahurira hamwe bakaganira kandi bagakora icyo bita umuryango. Hari papa, hari mama, hari n'abavandimwe, bikitwa ko ari abavandimwe ari umuryango. Abo bantu bose bahuje ideology, bafite ibintu bimwe. Niyo mpamvu bagiye gukora nk'ibi nko mwishami ry'abashinjacyaha, bajya kuzana babandi batoje ko n'abantu bazi icyo bahuriyeho. Ntushobora kubinjiramo ngo nawe ujye kuzana bya biri ngo by'ama deontology. No, ntabwo ushobora kubinjiramo. Hanyuma rero reka twigarukire kuri Theoneste Karenzi. Numva ko wa mugabo witwa Emmanuel mu rubanza rwa Eugene Rwamucyo yaravuze ati ngewe umupolisi witwa Karenzi Theoneste ati yanteye ubwoba, ati yaramuteye ubwoba ati ngo uhemukiye umugore wawe n'abana bawe, mba iterabwoba. Nukuvuga ngo bababwira bati muzaya gushinja, baravuga ati dore ibyiza byabyo ni ibi. Ibyiza byabyo ngo nuko umuryango wawe bazawureba neza, kandi nawe uzavuze ibi bintu byose bizwi ko ari ibinyoma, ariko bakagwa n'udufaranga dukeya, nawe ukigira ubwoba kuba wateye ubwoba ati n'umuryango wawe turawica, bara n'abicanye, ukavuga uti karabaye. None rero umugabo yarabatingerageza mu Bufaransa, reka none ibi byose wa mugani bya bindi ngo isosi akayimenamo inshishi cyangwa bakamena umuceri hasi, byose abikubita hasi. Hanyuma rero uyu Karenzi Theoneste mwumvise parcours ye, mwumvise nuko ntabwo nagiye muri bake ngo njye kubabwira ubwicanyi yakoze muri commune Mabanza akiri kadogo, mbere yuko avuga ngo yasuye mu ishuri tutaza aho riye. Nta muntu ntashobora kuvuga ngo dore CV yanjye dore niza hanaha. Ntushobora kubona abantu biganye muri secondaire ngo bakubwire bati dore twariganye yize amashuri jamais. Bivugwa ko ngashobora ko atarabonye diplome mu Rwanda akajya gushugurika diplome yo muri Kongo, akayizana bakamukubita muri yereka nayo muzi ko yari abantu bibire muri Kongo, akamugena bamutero barangije bamukubita aho ngaho. Yagiye gushinja Arusha nawe nubwo ari ushizwe gutoza abo bantu. Iki kintu kitonyene ngo protection unity mwacyumvise, donc wowe washinzwe ni ugutoza abantu mu byukuri. Iyo babitangaje iyo rebyo uko bagivugaho ugira ngo ni ikintu kizima, wakumva ari ikintu kizima nyine. Ishami rishinzwe kurinda umutekano abahotewe kandi rikareba rigatanga n'abatanga bahanya nabo bakabarindira umutekano. Umva atari ibintu byiza, ariko ibyo bakora ni iki? Kureba abantu ngira ko bati Dr Eugene Rwamucyo agiye kuburana kandi dore aho yatuye, dore aho yabaye hose, bakaya kureba umuntu wese bashobora kuba bakeka ko ashobora kuba yaramuzi cyangwa yaranamwumvise. Ubu bakamujyana rero muri ya lokale nababwiye, baragenda bakabajyana muri bootcamp. Urabya bootcamp niko babyita, bakujyana muri lokale bakagushyira ahantu muri bakagutoza, bakazana ikinamico bati dore rero Eugene dore yari n'umuganga, dore ni iki n'ibyo gusa. Rero ikiza cyabyo gitangaje nuko umuntu baramutoza bakamutoza none bakanabageraho bagakora n'ishonjora. Bamara gukora ishonjora, mu gihe cy'ishonjora bakoresha ikintu kimeze nk'ikizamini, bakavuga bati ibi nabibwiwe n'abantu babinyuzemo. Urumva turi muri 1930 abantu barazaga bakajya kubatravaya bagiye gucinja Arusha, hari benshi cyane bakajyana. None zero nari umuntu ukiriye cyane, abantu bose narababazaga akazaga ati dore ko bigenda. Nuko hanyuma rero bamara kubatoza bose, ubundi bakabakoresha ikizamini bati ngaho bure tugiye bagakora simulation y'urubanza, uko urubanza rumeze, ko bati uyu ni Rwamucyo, uyu nawe ugiye gutanga ubuhamya. Hari ababishobora rero, abo iyo bishoboye bagenda baha amanota nyine babashyira ku ruhande bakurikije ubishoboye kurusha abandi, uwo akaba arahise bagafata nka batatu ba mbere. Hari rero nabo binanira bakabareba bati wowe bakabahatira ibibazo bakabona ntibazabivamo.
abo bakabirukana bakaba baragiye. Abona n'ikibazo baba bagira nuko mu by'ukuri kubera ko baba bamaze kumenya ibanga ry'ibyo bintu akenshi nta mutekano bagira, bari force, bari oblige yo gukomeza gukorana n'urugo rwego kora bati niba bya biryana nari kubuzampamagare n'ahandi. Na abantu bamwe no kuvuga ngo bantu mushobora gutekereza ko mushobora kuregwa imanza zo mu Rwanda, mujye gushakisha izindi manza zabaye muri ako gace, muzasanga ari abantu bamwe. Na abantu bamwe bashinja, ni bamwe bashinja. Ugasanga umuntu iwacu hari umuntu wagiye kunshinja, ngewe wagiye kunshinja ngo namukuye amenyo, ariko barebye basanga mu birego yashinje donc koko yakutse amenyo mu gihe cya genocide nibyo, ariko barebye basanga abantu bose muri segiteri Mushubati bose bashinjwe gukura ayo menyo. None abantu barabata ariko se niko madana wakutse amenyo angahe, menyera gusinza amenyo yafukutse uko ngana, ariko yose ntabwo yashizemo yose. Kandi abantu bose, umuntu wese yarazaga agakubita ku menye, umwe yarazaga agakubita iryinyo, ese bakubitishaga ayo menyo yawe abantu 70, abantu 100, abantu 300 bo muri segiteri bose bakuye ayo menyo yarakoze muki, urumva? Ariko kubera ko udashobora kubaza icyo kibazo abantu barabyibazaga n'abandi bakabibona bose bakifata bivamo iki, bivamo ko wa muntu arangira mu by'ukuri abantu bose bamuzi, za gacece zikarangira bamuzi, ahubwo akageraho ugasanga n'abantu bashobora no kumuhaka umuntu ugenda ubeshyira abantu bose. No muri izi manza rero nuko usanga abantu bohereza abo bantu bakoze ayo mahugurwa batozwe ibyo bintu, nibo n'ubundi bajya gushinja, usanga rusha barashinja, ugasanga baje gushinja Eugene, ukasanga bagiye gushinja n'undi wese uzaboneka, abo bantu barabigize akazi. Nkuko uyu nguyu wita Karenzi Honeste mwonyere mu murebe akatumugaruka uko niyo topic y'uyu munsi mu murebe. Donc we bavoma vugaho iki, reka nze mba partage kugira ngo nibyo byiza kugira ngo tubisome turi hamwe. Ngo ashinzwe iki rero? Yego, donc uyu ngo ashinzwe Honeste Karenzi Witness and Victim Protection Unit. Uyu nguyu ni iki rero? Ngo no umunyarwanda uvutse hariye mu 1978 akaba afite impamyabumenyi y'amategeko, impamyabushobozi y'amategeko, yakuye muri ya IERICA. Ngo kuva mu mwaka wa 2006 akorana n'urwo rwego rw'ubushinjacyaha, akaba ashinzwe cyane ibibazo by'abahohotewe ndetse n'abatangabuhamya. Yego, ngo akaba rwose ari umuntu ujya mu bintu byo guhurinda uburenganzira bwabo. Ngo we rwose ngo passion ye cyangwa mbese ikimushishikaje imbere, kimuraje ishinga ni ugukorana na za komisiyo zitandukanye. Urumva byari za komisiyo zo guhimba ibinyoma, gukora n'inkiko mpuzamahanga n'ibihugu bitandukanye, and foreign countries investigation of fugitive genocide suspects. Uyu nguyu bivuze iki? Previously has been an investigator in the security sector and possesses the required expertise in that field. Ngo ubwo rero ngo mwaba investigator muri security muri sector ya security. Havere yabaye bamaneko, yabaye umwana wa Kadogo, babandi ba Kadogo, ariko none harangije nyina bamugira amaneko kugira akagenda yumvira izumi ngo ni investigator. Ngo kandi ngo niyo ngibyo. Ubwo rero ikiba gisigaye ni umaze kumva aho yakomotse, sibyo? Uko ameze, uko ateye n'ibyo akora. None wowe ni uyobora urwego, ayobora urwego rwo kujya gutegura abo batangabuhamya. Buriya muri urwo rwego rero ibyo bakora nabo, muri urwo rwego narwo harimo abarugize, abaruyobora nuko rworuganije, uko rworuganije. Harimo n'ushinzwe ikintu cyitwa ngo safe house. Sibyo? Ariyo cyo nasomye n'umirwa ngo hari ushinzwe witwa safe house. Murebe uko rwubatse, structure y'urwo rwego. Hari umukuru warwo niwe nyine Karenzi Honeste, hanyuma hakaba ushinzwe office ushinzwe abatangabuhamya, hakaba office ushinzwe kurinda abahohotewe, hakaba wita safe house manager. Safe house rero nayumvise bita ntekereza kuri za safe house zigire birirwa bavuga za bafungiramo abantu bakajya kubatorutira no kubabyaza impuzu. Sinzi icyo yashatse kuvuga yabyandika ibi ngibi. Hanyuma rero ngo hakaba hari staff ushinzwe kurinda
hakaba hari abastaff bashinzwe nyine bashinzwe kurinda abo batanga buhamya n'abahohotewe kuri buri rwego nuko ngo 12 ari inzego 12 inzego zisumbuye 12 mu Rwanda. Hanyuma rero abo bose bose ngo bafite icyo na sociologist, psychologist na lawyers, kuna bahanga mu bya sociology, abahanga mu bya psychology n'abanyamategeko. N'urwo rwego nuko rwubatse. Ngo harimo n'ungushinzwe safe house. Ni safe house rero niyo nababwiraga. Safe house ni handi bajyana abantu bakajya kuba training amfete. Naho ngaho hari umuntu yishinzwe rero, ariko ari munsi ya Karenzi Theoneste niwe head of department. Bakagenda bakajya kuba training, bakababwira bati uzavuga ibi, akabivuga kinyura bati oya uribeshye, ndababwira ngo ni local amfete, ni local bakoze kugira ngo bajye batoza abantu. Bakabatoza. No akenshi rero hari gihe babibwira ko ibi bintu ibibazo ngo babikemuye neza, ariko bagera kuri tere bikabagora kuko hari gihe haza nk'abantu bababaza bakaza bo batazi umukino uri gukinwa. Tufate nk'urugero nko kuri zimanza z'abantu barigwa mu Bufaransa. Abafaransa bari bafata umuhanda bakagenda, bafata indege bakagenda bakajya mu Rwanda bakajya gukora ubushakashatsi. Baragenda bakabaza abaturage. Iyo bageze mu Rwanda umuntu wa mbere de reference bahuraho ni Karenzi Theoneste. Karenzi Theoneste akabajyana akajya kubahuza n'abantu yateguye. Akaba abantu rero baragenda bakavuga ari byo bavuga nyine bakaba bivuga neza, ariko hari n'abaturage baba baraho ngaho batanabifashe, hari nabo babaza kuko ba investigators nabo hari abo babaza ugasanga ibintu ntibihura. Niyo mpamvu usanga n'amadosiye menshi cyane bakaba sans suite kubera ko ni ibintu by'ibipapirano biraho ngaho gusa. Ariko Karenzi Theoneste we akasike no gutoza abo no kumenya, kandi iyo babonye binaniranye ntabwo bavuga ngo birarangiye. Ruko ngo niba ikipe ya investigation igiye igasanga ibintu bifatika ikarirunda, barongera bagategura ibindi bagapanga ibindi. Niyo mpamvu usanga abantu bamaze imyaka 20 bari gukorwa ankete, usanga hashize imyaka 20. Muzane nk'urubanza rwa Wenceslas rwamaze imyaka 20 ningahe, ejo bari kugera ngiye bavuze bati birarangiye. Abandi bose nabo baye Eugene bitangiye igihe kinini, ashize igihe kinini cyane. Nuko ngo nabandi hari abandi baba bari gukorwaho ubushakashatsi. Kubera iki? Komisiyo iragenda yagerayo bakabaza abantu bagasanga ibintu biri mu busa. Karenzi Theoneste akongera akajya gufata akazi akajya gutegura abandi, akagenda agategura bakajya muri lokara akongera barangira ati none biratunganye, bajya kubona akabona wenda biciyemo. Mu nyumvire namwe ubwo buzima. Bref, ikiganiro cyacu reka tugisoreza hanga. Nagira ngo mwumve uwo muntu wariwe, sibyo? Uwo muntu mwamwumvise yitwa Karenzi Theoneste. Ariko mbere yuko tuza no kugera ku musozo, reka mbanze nge numve icyo mwavuze. Ari yego hari wavuze ati abayahudi se ko bari abanyafrika, iriya Yahudi yakoreye igihugu n'abongereza n'abayahudi. Brigitte Uwase ati merci bien. Marie N na warahare tubwami bw'ikinyoma bwakoze akantu. Hanyuma yewe narusha harimo amanyanga, nitwumvise Kambana bamufungira yego nibyo rwose, Arusha ntago ari kuba ko yakoze ibintu byose neza, ariko nibura hari ku rwego rumwe aho ubona bitandukanye n'iby'Abafaransa. Habagaho contre interrogatoire, wahangaha rwose n'abavoka baburanira uregwa, ubona neza ko harimo umugambi wo kubabuza kuvuga cyangwa se gutanga ubuhamya. Hanyuma rero John Kanyarwanda ati secondaire Karenzi yayize i Nyanza, ayirangiza ryari? Nariganye utubwire neza Kanyarwanda, urakoze cyane. Ati Karenzi i Nyanza yayize i Nyanza ahagana hehe exactement? Yego, ayirangiza ryari? Yabonye diplome yihe n'amanota ngahe? Kuko hari ukwiga hari no kwiga ahantu abantu bakakora indurangiza utarangije. Ati byo wanye mu Rwanda mu byitondere, kuko abirirwa baririmba ko jenoside ngo yarateguwe ni nabo babikoze, technique yo gukora ibyaha ikabyitirira abandi, imaze imyaka 40. Urakoze Jean, urakoze cyane. Ati kandi ntimukigore kuko ikinyoma ntikishobora kurenza imyaka 30, kuko bagihimbye baba bamaze gusaza, dementia igatangira gutuma bibagirwa narrative, bakajya banabivuga binyuramo. Ati nta muntu wize sha ufite diplome zo mu Rwanda guherekana na karindwi nge n'akazi, nubwo kaba arako akaruplanto cyangwa ubuzambu, never. Education system sucks. Hanyuma kandi Beatrice Muhoza ati imanza zibaye mubonye ukuntu
abashinjacyaha ukuntu abashinja b'inyoma ukuntu babeshya bagahimba urumbirwa. Ikibabaje nuko abacamanza babaha ibihano malgré tout biremereye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kicyo kiraturuka kuri urwego rwa politiki, ni ikibazo mu rwego rwa politiki. Kubera ko nk'Ubufaransa uko bubanye n'u Rwanda ntago bakumva, Ubufaransa ntago bari kuri niveau yo kumva ko umuhutu ashobora kubaho nta umuntu wari docteur. Ariko ikintu gitangaje cyane mu rubanza rwa Eugene, ikintu gitangaje ariko kinababaje, mushobora kwimagina ko Eugene ikintu bamureshije cyane gikomeye ari uko ngo yoroganije cyangwa se yashyizeho uburyo bwo kugira ngo bashyingure imirambo yandagaye hirya no hino. Mu gihe icyo gikorwa ubundi no muri Bibiliya bavuga yuko iyo ubonye wapfuye uramushyinguza, sibyo? Ubundi nicyo gikorwa cyiza, gikorwa cy'umuntu. None Eugene byabaye icyaha. Nyamara kandi nta nubwo ari ntawe wabikoze kuko CICR yabikoze. Amakabya ya CICR y'amateripirari yabikoze. Yego wenda yari ahari nk'umuntu ushobora kuba yatanga n'umusanzu wo kugira ngo koko abo bantu be kuborera ku musozi. Ariko bariyarana ngo babibyaze umusaruro cyangwa se berekane ko ngo gushyingura abo bantu ngo byari kuvuga ngo nibakureho umwanda. Imagine. Ariko uruvyo byo gukina ku marangamutima no ku magambo kugira ngo noza kuvuga ko umuntu yapfuye yabaye umwanda, ubundi tuvugishije ukuri se ubundi buriya umuntu yapfuye ubundi babemeze bite? Mu rwego simvuga ko ari umwanda, sibyo? Mu rwego rwo kumwubaha nk'umuntu, sibyo? Ariko se uzi urumva ari umutako wafata umurambo ukajya ureka ugashanguka ahantu ngo kugira ngo kubera ko iswa ari umuntu. No, abantu baramushyingura, nicyo cyubahiro akwiye, gushyingura umuntu nicyo cyubahiro. Wenda se ngo barashaka kubaza ko atagiye gushaka serikeye ngo agure za serikeye z'ibyuma cyangwa za zahabu, azisiga zahabu, hanyuma yoruganiza umuhango, ashake n'umupadiri basenga bashyingura abo bantu. Come on. Ariko ngo mujya gutekereza ibihe abantu bari barimo, mujya gutekereza ibihe buriya twari turimo. Hari abantu cyane nkunda kubibona, ariko cyane nkabibona nk'abantu batigeze baturana n'abatutsi, sibyo? Cyangwa se abantu batabaga mu Rwanda, ntago bigeze bamenya karuveri twahuye nayo. Uzi ko indege bamaze kuyihanura twebwe iwacu abahutu ari twe twagiye kurara mu bihuru. Uzi ko twabaze iminsi 4 turara mu bihuru ariko tutaryama, kubera ko hari umwuka mubi nabo, kandi abatutsi bahise bigendera. Abatutsi bacu bahise bigendera. Sinzi wari warabahaye iyo ntuza, sinzi wari warabahaye iyo konsigne ati nihagira akantu kaba muzahite muhava. Turi mu bihuru biza kugera aho none abantu bwacya mu gitondo tubyutse wagera hamwe ugasanga abantu bose baragiye. Ruvuye kintu urero kumva ko ngo umuntu ngo kubera niba yarashyinguje abantu ngo yakoze nabi bakabigira icyaha, s'il vous plaît. None se ubwo wishe abantu yakoze icyaha, uwo bashyinguje yakoze icyaha, mwageraga ngo bigende bite? Reka tugende kuri suite logique, sibyo? Tuvuge ko none se biragaragara abantu bari bamaze gupfa, sibyo? Ugeze aho ngaho tuvuge ko wowe ugeze ahantu ugasanga umuntu yishwe, icyo wakora ni iki? Wavuga uti reka uyu muntu aguma ahangaha n'ubundi imbwa zizamurye? Wavuga uti uyu muntu yapfuye, wabigenza ute mu by'ukuri? Ibaze icyo wakora. Noneho ku rundi ruhande ariko wibaze ngo ariko ubundi se utabikoze tuvuga utamushyinguye, undi akaza akamushyingura, wamucira urubanza ukamukatira ngo kubera ko yashyinguje abantu? Ariko rwose koko numva wa mugani mujye munashyiramo n'akantu kuba umuntu, mukuremo ayo marangamutima, mukuremo n'uburakari, ntavuze ko abantu batapfushije. Ibyo bintu abantu bajya batekereza kuko bakumva bagifite akantu kuba umuntu muri bo, gushisha umuntu yashyinguje abantu. Birababaje cyane. None rero ariko reka dusoze twibaza cya kibazo kandi tunagisubiza. Abahutu bitwara bate cyane? Nawe navuze ngo abanyarwanda bitwara bate iyo abanyarwanda bitwara bate iyo umuntu arezwe genocide? Tubona ikintu cya mbere tubona nuko hari byo kwiyadapta kuri situation ko okay ubwo abahutu bari gushinjwa genocide
nanjye nkaba ndi umuhutu reka nza nkwereke ati reka nze ngewe ndihisha ntaho ntanzongera kugaragara umuntu akihakana ubuhutu neza neza bikaragira ndetse niyongera no kongera n'abanyarwanda hatazajya n'umuntu umenya ko ashobora kuba ari n'umuhutu bikaba birangiye. Icyo ni kimwe. Hari ugira cyo naka bati rero buriya kugira ngo FPR itazankurikiranaho ubuhutu nanjye kubera ko ndi umuhutu ikazankurikiraho genocide reka zanyiyoboka agahita yiyoboka agatanga imisanzu agatangira akajya avuga bya bintu ivuga ndetse akabirusha ba nyirabyo akabirusha ba nyirabyo cyane rwose akigira umuntu hatari cyane ati buriya ndaba nguzizira nubwo akabiri ubwa gatatu hari uwati yewe reka nze nanjye harimo binajyana n'ubwo bwa kabiri bwo kuyoboka ukajya wigira no mu Rwanda ukajya no muri Ngwino urebe ukajya no muri diaspora ukajya utanga n'imisanzu ubwo nyine nguri kugira ngo urebe ko byazarangira. Ahangaha rero muri izo adaptive strategies abo bose bakora ibyo bafite ikibazo ko batigeze bamenya mu by'ukuri ikibazo nyamukuri cyari cyo. Ntabwo ari ukubera ko witwaye utyo bishobora gusibanganya ibyo bagukekaho kuko ikibazo twanze twumvikane ko aba bantu ibyo baregwa abahutu ibyo baregwa ntago ari ibyo bakoze mu by'ukuri ibyo baregwa nuko ari abahutu nuko ko rero sirontake uri umuhutu ibyo wakora byose it's a matter of time uzatanga sacrifice ndende cyane uzikokobeka ubuzima bwawe bwose ubeho wigira uko utari wikokobeke ugondeke ijosi ariko niho hahandi mu Kinyarwanda baca umugani uvuga ngo uhongera umwanzi amara inka sibyo uhongera umwanzi amara inka ubwo no buryo bwa mbere twabatse noneho rero ahubwo abantu bagombye kuba bitwara bate abantu bagombye kuba bitwara bate ahangaha ni ugufesinga urugamba nk'uko ruri ntabwo rwango reka njye munsi y'igiti njye munsi y'amatora ngo buriya ngo njye ntibizangira oya ahubwo fesinga urugamba uriho. Hari benshi mwabonye ibintu mwandika ibitabo muduha ubuhamya niba mudashoboye no kubivuga mu biduhe tubivuge sibyo mwamagana ariko cyane cyane ubuhamya ngo nshaka ko ubuhamya butungaga tuvuga uti dore kanaka nko kubabwira nti dore Karenzi Theoneste hari abanyarwanda umuntu batamuzi n'abakorana nawe batazwa n'umwicanyishe n'abantu yabamaze bakamubona gutyo gusa abafaransa baba bamaze kubimenya ko ntago namenyedeje ko ari kuri tele yo Bufaransa ngo ne wita intanga information kandi izo information bazimana yigeni cyane kandi enquête zarakozwe sibyo nomwe rero mukuri mutyo icyambere mutanga ubuhamya kandi mutunga gatoki hari ibintu abantu nabonye bavuga ngo nguru inkotanyi ngo zaraje yuvuze inkotanyi zaraje kuya nta makuru utanze hari ibintu buvuga kwivugira gusa ukavuga ariko ntacyo uvuze ngurumva ngo inkotanyi zamwishe inkotanyi zihe vuga uti inkotanyi zari zirimo uwitwa kanaka nibura umwe lasava ubutanzo makuru naho niyo uri wa inkotanyi ntacyo ziri cyo inkotanyi ni ndetse ni Kagame ni kuko uri gushiridinga shield ni gufata umuntu ukamushyira mu kintu cy'ingabo cyitwa inkotanyi ubundi ubwo ngubu umuntu ukabura mukijije kuko niba yibere muri yafure yitwa inkotanyi se urumva umuntu ari kibazo afite. Shaka uwo muntu umutunga urutoki kandi ntumubeshye ntakubeshye ntumubeshye umwereke rubanda abantu bamumenye hose bigaragara abantu ngo ni ngo shinzwe ngo unity ngishinzwe gukurinda akajya rusha kushinja yagiye arusha akajya gushinja n'ubundi bigafata ubusa akajya agashinja bigafata ubusa akagera ejo bundi agafata abakagenda cyane namenye ko igihe Kasuku aji wacu Karenzi Theoneste ari kumwe nawe Karenzi Theoneste ari kumwe na Kasuku ati ngwino ujye gufotora kwa yantera akavuga ngo intera mu witwa gahunda kugenda ngo ufotore ahari akamenya ko namenye rero yuko nangi byose byakora mbabireba sibyo ahari ugiye hose ngo ajyanye abantu kwa Gaspard Musabyimana yabajyanye kwa Kanaka Karenzi Theoneste ashoreye ngo ni ubwoko bw'urugamba ubwo se ubwo abatanga abahamya ari kurinda nibanda aho ngaho abahohote bari kurinda nibande Banyarwanda kazi muhaguruke mwumve ko urubanza rubareba urugamba rurabareba kandi ntimuhishe umutwe sibyo ntimuhishe umutwe nka cya kinyoni kitwa Autriche kuko nicyo kijya kigira gite nicyo kiba n'ibintu bikomeye kikagera kigahisha umutwe kitubura ntago bandeba muramenye
mwese birabareba kandi cyane cyane duhagurukiye kurwanya bwa burozi. Ubu burozi ni ubuhe? Bwa burozi bw'ikinyoma. Ubutanzaga ndashaka kuzagaruka kuri ku buhamya bwa Musanga Mfura mu rubanza rwa Charles Onana. Ni ubuhamya bwavuzweho ibintu byinshi cyane. Ni ubuhamya bwavuzweho ibintu byinshi cyane, ariko nawe afite ibyo yivugiye, ibyo yiyandikiye, yikoreye declaration. Uriya nifuza kuzamuhamagara nkamubaza nti tubwire mu by'ukuri ibyo uvuga ni ibiki, ni ihe position yawe kuri ibyo bintu. Uko ngiye cyo nifuza nuko buri wese ahabwa ijambo, ariko tukumva version ye, ndetse tukabona nuko tumunyomoza, niba ari tugomba kumunyomoza, sibyo? Niba hari igihe umuntu yumva ibintu cyangwa akabona ibintu akaba yabikorera analize wenda idahuye n'ibikwiye, icyo gihe nabwo turamukeneye kugira ngo azabivuga, hanyuma abantu bavuga bati no, aho ngaho uribeshya, dore uko byagenze, sibyo? Huti uribeshya aho ngaho, dore uko byagenze. Ubu rero dufite niba declaration yakoze, turagira ngo tuzayigarukeho turebe n'ibijyanye n'ibimenyetso, na cyane cyane kiravuga ngo hari ibimenyetso ngo bigaragara ko genocide yateguwe. Kugeza ubu ngubu nge ntabwo ndabona ibyo bimenyetso, ndacyakomeza gukora analize, ndabona ibyo bimenyetso atari ibimenyetso mu by'ukuri. Cyakora hari cya kintu cyo kuvuga ngo baravuga, nanjye reka mvuge, iki gihe tuzakigarukaho, zababwira n'ubushakashatsi nakoze, kuko Musanga Mfura ntabwo yageze kuri ya rwego ariho, ariko afite n'ahandi yanyuze. Reka rero mbasabire umugisha ku Mana, babwira ngo mubane nayo. Abagiye kuryama murare aharyana. Ushobora kuba utarakora subscribe, turagusaba kuyikora. Kandi iki kiganiro kigeze ku bandi, kugira ngo ibiganiro bikomeze bitere imbere, dukomeze tuvure abantu barozwe, abantu bari uburozi bw'ikinyoma, bw'iterabwoba. Tutange umuti, tutange ubwungo, tutange icyomoro, nka wa mwana waririmbye ya ndirimbo. Harakabaho mwebwe ubwanyu, kandi mwigiremo ubumuntu. Harakabaho umuntu uciye ukubiri n'imitekerereze ya gicakara. Bye bye. Urubuga gahunde chaste. Urubuga rubigenge n'ubwisanzure. Urubuga gahunde chaste. Waje turukeneye. Turogora barozwe. Tubura rubanda. Tubaka bumundu. Tugacubucakara buyuburuye. Turogora barozwe. Tubura rubanda. Turwanya akarengane. Tugacubucakara buyuburuye. Nimuze nshuti bavandimwe, tugane uru rubuga. Ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi, niho tubusanga. Turogora barozwe, duhugura rubanda, tubaka bumundu, tugacubucakara buyuburuye. Turogora barozwe, duhugura rubanda, turwanya akarengane, tugacubucakara buyuburuye. Igihugu cyacu cyanguye mu maboko y'inyangabirama, imyaka ibaye myinshi, imyaka nayo n'umurengera. Nimuhaguruke turengere uburenganzira bwacu, buri wese afite intwaro yibitseho. Haguruke umutwe urebe mu maso y'ugutoteza, uvuge ngo danze, danze, abyanze, turabyanze, nitubyanze kwiswano kwicira. Nimuze nshuti bavandimwe, tugane uru rubuga. Ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi, niho tubusanga. Turogora barozwe, duhugura rubanda, tubaka ubumuntu, tugacubucakara buyuburure.
urubuga gahunda Just urubuga gahunda Just nimuze dufatanye